muraho neza abakunzi ba Alliance Official, reka mabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri njyewe. Niyo mpamvu mbafashe uyu mwanya nkashimira abakozi kandi subscribe, liking, sharinga. Nukuri kose uba wumvishe buno butumwa bwiza, Imana igikugenderera ibyifuzo ubufite, Imana igibisoreza kuyubahisha. Nukuri kw'Imana ndabakunda cyane, mumba ku mutima. Nukuri kw'Imana nzabahorane. Reka nawe ufunguye ino video ari ubwa mbere, reka ngushimire kuba wafashe umwanya wawe ugakurikira bino biganiro. Ntukabura imbaraga z'Imana, ntukabura agaciro k'Imana kuri wowe, kuko iyo ikintu kidafite agaciro abantu barakivogera. Ntukabura agaciro mu maso y'Imana, ntukabura agaciro mu maso y'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nukuri kose ndabakunda cyane, ndabakunda, nukuri kose ndabakunda bivuye ku mutima. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amazina yanjye nitwa Uwabijuru Alliance, sengera muri ADPR, ndi umuko gushima Imana ibirenze byese duha hano umugisha. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, Mana nziza, mutanga bugingo mwiza, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Wowe watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Nukuri kose nta mubyeyi wavuga ngo uyu mwana ngo nabeho njyewe byagorana. Mwami Imana ko hari abantu batwitangira, ariko wowe uba watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Izina ryawe rishimwe. Byiringiro byacu Mana nziza, tugiye kumva amagambo yawe. Nyemerera amagambo yawe asa n'imitima yacu, nyemerera amagambo yawe asa n'imitima y'ababyeyi, nyemerera amagambo yawe asa n'imitima y'urubyiruko, nyemerera amagambo yawe Yesu yongera twubake imitima itende buritse. Reka iri jambo reka rize risa n'iyo mitima. Mwami Imana nyagora ku ngoma, Imana kwizera kwacu gushingiye mu ijambo, ntabwo gushingiye ku buhanuzi, ahubwo kwizera kwacu gushingiye ku ijambo wavuganye natwe. Imana nushimwe, uhabwe icyubahiro. Mwami Imana nyagora ku ngoma, Imana turabizi ubera hose icyarimwe. Ayiwe, niyo mpamvu abari mu mazi n'abari guteranira mu nsengero n'abafunguye iyi video, twese utubereye maso. Izina ryawe rishimwe. Ntabwo usubiza umuntu ngo nuko yagiye akanyarira, nta nubwo usubiza umuntu nuko yagenda birambiwe, aho gusubiza umuntu bitewe n'ububasha bwawe, bitewe n'uko yakwizeye. Natwe turakwizeye kugira ngo dusubirize kwiyubahisha, kugira ngo wongere ubuhamya ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo turagusaba kugira ngo watwongere ubuhamya bwiza. Mana we, nubwo abantu baducira kobo, ariko wowe ugize ugaca akanzu, bishatse kuvuga ngo nubwo abana b'abantu bashira point ku buzima bwacu, wowe ushiraho akitso, bishatse ngo birakomeje. Kubaho kwacu kurakomeje, kubaho kwacu kurakomeje, kubaho neza kurakomeje. Ntabwo Yesu we, ntabwo wadusigariza kuri iyi si kutubabaza, ntabwo watubabaza, ntabwo waduhanwa. Niyo mpamvu ijambo ryawe twishingikirijeho, reka rizajye ridukomeza no mu gihe cy'ubunyerere. Ujye uduhereza inkweto Kristo zo kugendera ku bushoboye byose. Bana natwe none iteka ryose. Amen. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari muri Zaburi 18. Kabiri, turahera kuri kabiri. Handitswe ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zaneye hagati, ibigoyi by'urupfu byananze imbere mu mubabaro wanjye. Nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo nakiye imbere yayo binjira mu matwi. Imana ishimwe. Dusomye amagambo y'Imana ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ngo ni umukiza wanjye. Imana ishimwe. Dusomye amagambo y'Imana. Nimba Uwiteka ari igitare cyawe, ufite ubwoba bw'iki? Nimba Uwiteka ari we wambaza, ufite ubwoba bw'iki? Yesu yarishuye, nta mpamvu yo kuganya. Yagiye ku musaraba i Golgota, aravuga ati byose ndabirangije. Ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ngo ni igihome kinkingira. Bishatse kuvuga ngo nimba Imana ari igihome cyawe,
cyawe, nubwo abanzi baguteza amahembe ntazagufata, kuko Imana ni igihome cyawe. Bishatse kuvuga ngo niyo bakuroga inyatsi ntabwo bizakunda, kuko Imana ni igihome cyawe. Bishatse kuvuga ngo niyo batekinika ibyo ari byo byose, iyi Mana ni igihome cyawe, ni igitare kikuringira. Imana ishimwe, igitare kigukingira nubwo imbeho yaza, kuko ufite igitare kigukingira. Ntabwo uzagira ubwoba niyo ubukene bwaza, uzavuga ngo ni mu bwisho bw'Imana, urangiza uvuga uti ni igitare cyanjye. Ibi ni iby'agahe gatoya, wowe wiringira Imana, ukomeze uyisungeho, Imana izakugirira neza. Ngo ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Iyi Mana ni urutare rwawe rukomeye. Ayiwe, iyo urutare ruhari nta muntu wapfa kurukubanganya. Niyo yaruteraho inkoni nta kintu rwaba, niyo yaza agafata inyundo agakubita ku rutare apfa kuba ari urutare rwashingarwe. Ngo iyi Mana ngo ni urutare rwacu. Bishatse kuvuga ngo nimba Imana ari urutare rwacu, ntabyo gutinya tugifite. Ntabwo tugikwiye gutinya abarozi, ntabwo tugikwiye gutinya abapagani, nta nubwo dukwiye kwita ku magambo, nta nubwo dukwiye kwita ku bihe tumazemo iminsi, kuko nyir'ibihe turaziranye. Imana ishimwe, nimba nyir'ibihe muziranye, subiza umutima mu nda uvuga ati nyir'ibihe turaziranye. Nyir'ibihe ageremo ibihe byiza, nyir'ibihe ageremo ubutunzi buhoraho, nyir'ibihe ageremo akazi gafatika, nyir'ibihe ayatanga abana b'umumaro, nyir'ibihe ajya ahinduranya ibihe agaburizamo imigambi y'ikuzimu, kuko nyir'ibihe turaziranye. Naje kukubwira ngo wijyane umutima kure, nyir'ibihe muraziranye. Imana ishimwe. Hano ngaho kuri karindwi haranditswe ngo mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumva ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kumva ijwi ryawe, ongera usenge. Imana igiye kumva ijwi ryawe, wihangayika. Imana igiye kumva ijwi ryawe, urubanza rwikujyana kure. Imana igiye kumva ijwi ryawe, kubura urubyaro byikujyana kure. Imana igiye kongera kumva ijwi ryawe, ayiwe akazi kikujyana kure. Imana igiye kongera kumva ijwi ryawe, ubukode bwikujyana kure. Imana igiye kongera kumva ijwi ryawe, ihanganira ibihe urimo, kuko nyir'ibihe muziranye. Ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Nyir'ibihe muraziranye, nyir'ibihe muraziranye. Icyateye Yobu gukomera nuko yaraziranye na nyir'ibihe. Niyo mpamvu abana bagiye agasigara ashikamye, imitungo ikagenda agasigara ashikamye. Nuko yarazi ko nyir'ibihe baziranye, nuko yarazi ko Imana itazamutenguha. Ntabwo yagukoze isoni mama, ntabwo yagukoze isoni papa, ntabwo yakora ikosa ryo kugukoza isoni. Muri abo bantu batanasenze, muri abo bantu bataraye ubutayu, muri abo bantu batiyirije, ntabwo Imana yagukoze isoni mu bisi. Iyi Mana yitwa Rubasha, irakomeye. Ayiwe irakomeye. Impamvu Esiteri yatambutse yemye akaba uwo guhitwamo, nuko yarazi ko nyir'ibihe baziranye. Nicyo cyatumye atambuka neza, nuko yarazi ko nyir'ibihe baziranye. Imana ishimwe. Naje kugutangariza ngo wigire ubwoba, nyir'ibihe muraziranye. Wijyane umutima kure, nyir'ibihe muraziranye. Nukuri kose igishoro kigucumuza, nyir'ibihe muraziranye, nyir'ibihe muri kumwe. Ongera usenge, ongera usenge ujurira, vuga ati nyir'ibihe turaziranye. Kuko umuntu muziranye ntabwo yatuma useba, umuntu muziranye ntabwo yatuma umwara. Nyir'ibihe muraziranye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga aya magambo y'Imana bakomeze. Nyir'ibihe muraziranye, nyir'ibihe muraziranye, muragendana. Iteka urari igitare kigukingira. Ayiwe, ngo uzaba mu gicucu cy'ishobora byose, azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Turi mu gicucu cy'Imana. Wigira ubwoba, witinya, wowe ihagararire gusa, urebe agashize Imana igiye kukuzanira. Kuko abanyegiputa wabonye ntabwo uzongera kubabona ukundi, kuko nyir'ibihe muraziranye. Imana ishimwe. Icyateye Abisirayeli kwambukira ahantu humutse nuko nyir'ibihe bari baziranye, bari bazi ko ashoboye byose, nta kinanira. Nubwo imisozi yari ihari impande n'impande, inyuma hari ingabo
za Farawo, imbere hari inyanja, ntabwo bagize ubwoba kuko nyiribihe bari baziranye, bari bazi imbaraga agira. Tugiye gusengana nyiribihe, muraziranye, nyiribihe turaziranye. Imana ishimwe, Mana yacu, Mana nziza, ushoboye byose, nta kikunanira, nibwo bumana bwawe. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Nyemera utegekera ababyeyi, nyemera utegekera abapapa, nyemera utegekera abakobwa, nyemera utegekera buri wese mu ruhande rwe uko gushaka. Nyemerera umutegekere kuko nyiribihe turaziranye, turaziranye Yesu. Kandi kuko tuziranye, ntabwo uzatuma duseba. Kuko tuziranye, ntabwo uzatuma dufunga. Kuko tuziranye, ntabwo uzatuma amaseta yacu tuyafunga ngo dutahe. Kuko tuziranye, ntabwo uzatuma tujya ku maseta ngo tuyagweho. Kuko tuziranye, ntabwo uzatuma abapagani baduseka. Kuko tuziranye, kuko tuziranye, ntabwo uzatuma ari twebwe dusenya. Kuko turaziranye, uzatugira inama, uzatwubakira. Kuko tuziranye, uzaduha abana b'umumaro. Kuko tuziranye, abana bacu bazatsinda. Kuko tuziranye, ntabwo abarozi bazaduhangara, uzatuburira mbere y'igihe. Kuko tuziranye, kuko tuziranye, uzongera Kristo agakiza muri twebwe. Kuko tuziranye, uzatanga kandi kazi k'umugisha. Kuko tuziranye, uzatanga promosiyo. Nubwo abadayimoni babyivangamo, bazaburizwamo. Imigambi y'ababi izaburizwamo. Kuko tuziranye, nyiribihe we turaziranye, ntabwo uzatuma duseba. Uzaduha amadiplome meza, uzaduha akazi keza. Kuko turaziranye, ntabwo uzaduhereza ibyo kugira ngo tujye guseba, ahubwo uzaduhereza ibitwubaka ndetse byubake n'imiryango yacu. Reka benshi bazabona imigisha muri twebwe none n'iteka ryose. Amen.